Mu mudugudu muto kandi mwiza witwaga Urumuri, habagamo umukobwa mwiza w'umutima witwaga Amani. Amani yakundaga kwirimba, kwiruka no gufasha nyina mu mirimo yo mu rugo. Buri ku cyumweru yajyaga mu rusengero agatega amatwi neza. Umunsi umwe mu rusengero, umwigisha yasobanuye ko gukunda Imana by'ukuri bigaragarira mu gufasha abandi no kugira umutima usukuye. Nyuma yo kuva mu rusengero, Amani yabonye Kitoko, umwana w'umuhungu wari warubuze ababyeyi be. Yaricaye wenyine munsi y'igiti kandi bigaragara ko ashonje cyane. Amani yibutse icyo yagigishwe. Yirutse ajya mu rugo, afata ibiryo, agaruka aseka. Yahaye Kitoko n'ibyo biryo amwereka urukundo, bituma yumva akunzwe kandi atari wenyine. Bukeye bwaho, Amani yasuye nyirakuru Nyiraneza, umupfakazi wabaga hafi y'umusozi. Inzu ye yari ishaje, akeneye gufashwa. Amani yasukuye urugo, avoma amazi kandi yumva inkuru nyirakuru yamubwiraga. Umutima we wuzuye ibyishimo n'amahoro. Nyuma yaho, igihe inshuti ze zageragezaga guseka abandi no gukora ibibi, Amani yahisemo kubireka. Yashakaga kugira umutima usukuye no gukora ibiza. Uwo mugoroba, Amani yasenze Imana ayisaba kumufasha gukunda abandi no kubaho neza. Imana yarishimye kuko Amani yabagaho nk'uko bibwa muri Yakobo 1:27, afasha abari mu byago kandi agira umutima utanduye.